Ah, Samu, kandi se nawe ko ndabambaye neza ugiye. Komera Devota. Nawe se urugo ruhunze. Oya naruguhunguru. Mugongo. Munda. Umutwe. Byose biri konjya ubu ngubu narindi kugira ngo ngere ku kigo nderabuzima ndiye ku wambereza utunini. Ugiye kwa muganga. Ngiye kwa muganga naragwaye. Kuva cyagiye wagenda naragwaye twose. Ntabwo meze neza. Niba ari sinzi. Basanga ari ibitekerezo byinshi. Ubwanyu nabyo birayeberanye. Usubiye kwa muganga utambeshe koko uburagwaye. Ndagwaye ntabwo meze neza. Nta nubwo ndeba mu maso nahonze. Wabaye n'igikara kandi mbere kuri umuzungu. Birumvikana ni ibibazo by'isi biba biza bikamvanga. Umugore yadahari ngo abashe kuba yakwitaho ariko nta kibazo nawe. Mbese niba nta gakuru kayibona. Nta gakuru. Nagerageje no guhamagara iwabo barambwira ngo ntawuhaye. Sinakubwiye reka tuvugana buri munsi w'umunsi. Ahubwo ngo niba umwana wabo umfitiye namusize ngo nzabibasobanurira neza. Uzigore rero enganye nongere nigendere nawe wajye ubwirwa nicara mariki hano nta turyo turi mu rugo. Yarimo ndayura nk'umuserebanya. Suraje uru rugo si rwari rugizwe na Yvonne rwose. Bari rugizwe na Yvonne. Ubundi tabigejeje kuki? Ubundi kwa mwirukanya wigejeje kuki? Reba n'ubundi uko byari niko bikidere. Ariko se umuntu w'umugabo umukwiye kugira urugero rumeze kuriya atari ukunanirana. Ivana we none mbaye ubwakabiri ariko waruzi ko nagiyeyo. Wambwiye se shu Sinajya mbikubwiye. Reka naje kuba muri urugo urwaye biri kumbangamira. Ndakubangamiye. Ntabwo ari wowe mvuze urambangamiye ingwara yawe kumbangamira. Nangize ngo ninje kubangamiye. Wapi ahubwo mvuyeyo. Ngo bimeze bite? Ngezeyo noneho mba amarere ntayo afite nabwiyegamburira. Icyo afite ni uburakari gusa bwaramwuzuye. Yabaye nabi cakora nasana niba ko kandi aribo bose baradufuze yambaye kandi kudusa neza ariko umutima uretse ku mutima wasanga ari nk'umukara. Arababaye ngo yaragwaye arimo araniha arapfanuka umudetanye mpega mbakeze n'ubundi mbanza kumwijijishaho mu gihe nigendera arampamagara ngo mbe Devo kame samuwe nakwisabye. Umva Devota ndakwinginze n'ukuri nyine nuko nawe mba mbona urakara ubirakaza ariko ndakwinginze ndagira ngo basi umare amatsiko pe niba uza ahantu Ivana ari uhambwire basi najya kwa muganga ndi kumva umutima umeze neza basi natanga ajya kumureba ngareba ko yagaruka umva mubwire kubanza hari genda hazi. Urahazi? Urahazi ariko ugomba kwitwara neza. Gusa aho ndahazi. Ese ubundi ngira ngo ari kure ari iwanjye. Ari iwawe? Iminsi yose ishize yari ari iwawe cyane. Ariko nawe uri umuntu mubi none kuza ngo umbwire ngo ari iwawe. Ntabwo uhita bikubwira se wange mutesha umutwe utarisubiraho. Ariko ngo kuko mbonye nawe byagucanze ari iwanjye rwose ndabikubwiye ahubwo ni gushakisha uburyo birute umufata. Uzi uko umuntu avuye cyagiye avuga utaratanguza hano antuka atwirukagaho ariko umva yacishije make ngeze aho ndende n'abantu nyamara uyu mugabo urahegaruye umutima ariko nawe arakukunda ubu yaricujije umva mpagana amarira ngo yamaganye iwanyu ngo baramubwira ngo ntabwo hari muranga ntabwo twari tuzi uko yagiye ahubwo uraduha umwana wacu niwe byamukomeranye ararwara ngo umutwe n'ibicurane ngo siteresi inzara ahari n'isafuriya bakuzika ubwo se byamubaye wiki none se mubwira ngo iki none nkimara kumubwira ngo aho uri ndahazi yahita numva ko ari inshuti nziza turi inshuti nziza arambaza se ubu ngubu koko Ivana yanyemera muri firigo namukoreye ibintu byinshi cyane bitanavuga ati ubu yabyemera arangije aravuga ngo umva ndamubwira njyewe ati Ivana yabyemera wisubiyeho ntongera kumutesha umutwe ariko niwarusubiramo uzaba umeze nka mo bebe
Gusa n'ukuntu yamfataga nabi. iwe namubwiye ngo niba uzi ko uzamutesha umutwe Nta nubwo nshaka gusubira. wapi Ivona Nari maze gutuza. Urabona se ntari maze kuzana n'agahinda. urabona kwiyakira gitayeho erega ntabwo nawuterana Ivona sugumva nabikora ku muntu twakuranye umva marangije yarambwira umva namubwiye ngo nzahurwa arishima ariko umva icyo nzi cyo nimwongera kubaza ko uzamubabarire kuko umuntu yahinduka nkurikije uko yabaye yarize nane azanga gutesha umutwe Niyongere kumbwira ngo ntacyo maze. gwiki Niyongere kumbwira ngo nimuvire mu rugo. none ko kuva wagenda ko nta bandi yigeze abona bafite icyo bamaze yugira ngo yabonye abakuruta ubu ngubu yakaye ameze neza ariko byaranze ni karibu Yiriwe. sawa uraho warakize se Narakize. urasubiza Ivona Muraho. Mukomere. Tumeze mute se? Tumeze neza. ewe reka nje mbaha akanya muganire n'ubundi hatumye ndi kubikorera hariya mu nzu Wabugumye hano se? oya ntabwo nahaguma Ivo shikana n'umugabo wawe rero Umeze ute se? Nanjye ndaho. Ivo reka ndase ku ntego. Se ku ntego. Tagira n'umuntu uza akatuvangira kandi nakabaye mu by'ukuri narasa ku ntego. Ivo ntabwo nzi ahantu nabihera. Gusa ari igihe kibaho umuntu agakora amakosa ariko nizeye neza yuko umuntu wakoze amakosa atigera hano atari yabona umwanya wo gukosora amakosa yakoze. Igihano narakibonye ariko niba kidahagije nagusaba igihano n'imbabazi ndakwinginze nawe ndi kugutegeka ariko niba ukambabarira ukagaruka mu rugo tukareba ko twakongera kubaka urugo rutandukanye na rwa rundi kw'ejo bundi nkayira minsi yashize. Icyifuzo cyanjye ni icyo ngicyo kugira ngo mbashe kuba nakumva nawe ufite uri ku mutima niba cyamfasha kubaka urugo rushya rutigeze rubaho mu buzima bwacu. Njyewe nkagaruka iwawe. Ukongera ukankubita. Ukongera ukambwira amagambo mabi. Ubwo se koko yarahindutse? Ibintu uri kumbwira ni ibyanyabyo. Ntabwo nabona uburyo mbasha kuba nakubwira ibyo ndi kukubwira ko ari ukuri ariko umutima wanjye ufite ukuri kwa nyako utabasha kureba. Ukuri uzi n'ibyo nagukoreye ariko ukuri utazi ni uko nakosoye amakosa yanjye yose nakoze. Iminsi yose yashize tutari kumwe nagerageje gukosora amakosa yose atari uko mbishaka ahubwo ari uko kugenda kwawe byanteye igikomere. Kwanye nakumva Ntugenda ndaje mbitekereze. Ivo ndakwingenze reka twongere tureme ahazaza hacu. Narahangije ariko niba ngihumeka ndacyafite umwanya wo kongera kubaka ahazaza hanjye kandi si ahanjye gusa ni ngombwa yuko nawe tuba turi kumwe. Ndakubabariye reka tutahe. Ubundi ni wo muntu wanjye. Ubundi se si we wabizanaga. Ndabizi ariko nanjye ndicuza ni ukuri. Nta kibazo ndakubabariye. Bivanye ku mutima si umutima warakize. Bizagenda biza. Ivana ndabizi neza narakubabaje
uburyo nakoresheje ngubabaza ngiye gukuba kabiri ntukize ibikomere naguteye. Narangije kumenya yuko ari wowe naremye. Ndagukunda cyane. Bayivo naganiye se muragera kukize icara hano reka ndi bakatwicarira hagati. ubwo njye mwitare mubushake ngo binyicareho. Oya ndase kari wawe wakabaye wadukonyoreye n'agashake tukagahekenya. Oya ntabwo byari byera. Samu yansabye imbabazi. Nje ko mbabari ko nuko banshimye. Arega umugore wanjye imbabazi ziba hafi. Ziba hafi nayo nabigizemo uruhare utagira ngo birumvikana. iyo cyane hanze wenda gupfa naje ndamwigisha ariko byari bikomeye kuko nawe ntundi amaze iminsi arwaye ukumva mbona gasura. Niwe gusa se njyewe ubwo nari maze iminsi narapfuye. Nuko rero nababariranye nikurikiyeho nizere ko ari ugutaha ariko nubwira ngo ndi kukwikuraho n'ubundi uzi ko twatubanye neza kuva arwaye imbabazi nyine ntarwaye hano umuntu wese yakijyana. Ntabura kuza kubasura se kandi zaza ku cyumweru ndantunganyiriza imyenda yanjye akanyitegura. Hari ikintu nashaka kukubwira Devo. Ni ukuri warakoze kuva twatangira runo rugendo wagiye ungira inama sinumve ariko mu by'ukuri kuba umugore wanjye agarutse wabigizemo uruhare runini cyane. Abagore bose bakabaye nga Devota ndetse Nayivo na shiri wanjye nkunda ntazongera kubabaza n'undi munsi n'umwe. Rero ku cyumweru tuzakora akarori atari uko yaje ahubwo azaba ari isabukuru y'igihe twashakanye. Nubwo habaye ibibazo ariko azasoza ibyishimo. Icyo kirori rero uzakenyere niwo uzaba umushyitsi mukuru. Sawa murakoze kandi sheri nawe urakoze kunyuma. Kanze muzaniye imyenda ye ubundi mugende urugendo rwiza. Nta nubwo ari twagatetse nta kibazo cyangwa ariko nukubonye umugore wawe. Sawa Imana wamugisha ndi Evo Imana wamugisha. Ivona ndakubwira ukuri yuko ubu ngubu ndi kwicuza ibyo nagukoreye byose. Ese warangije kumbabarira? umutima wanjye warawukomerekeje warambabaje uzi ibintu byose bankoreye ntabwo napfa kubishyikira none. Ndabizi kandi namenye agaciro kawe igihe wari umaze kugenda. Jya mu buriri ngibura mu gitondo ngabura uburyo nanywa ka cyayi ngabura uburyo njya kuvoma nibwo natangiye kumenya agaciro wari ufite. Amakosa nakoze ndabizi yose ndayibuka ariko ndi kumva ngeze igihe cyo kuba nayakosora sibyo? ndabizi ko nakukunda ndakubabaza kandi bari kubivuza ubikanye ku mutima. ndakubabaza Umva ntabwo nzigera nongera gukora amakosa ngaya nakoze. Mu mutima wanjye uzahora uri uwanjye.